Turabasuhuje mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Muri uyu mwaka wa 2023 u Rwanda rwageze ku bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Aka kanya ubu tugiye kubabwira icyegeranyo cya stade amahoro. Stade amahoro ni igikorwa remezo u Rwanda rurimo kubaka giteganywa kuzarangira muri 2024. Ikoranabuhanga rihambaye ryo ku rwego rwo hejuru riri muri stade amahoro. Stade amahoro iri mu bikorwa bihambaye biri mu karere u Rwanda ruherereyemo. Miliyoni zirenga 165 z'amadolari y'amanyamerika niyo genagaciro yakozwe bateganya ko ariyo azuzuza stade amahoro. Ayo akaba miliyari 200 mu manyarwanda. Aya mafaranga rero yose niyo yateganyijwe kuba yakuzuza stade amahoro. Dore rimwe mu ikoranabuhanga rizaba riri muri stade amahoro. Stade amahoro izajya yaka amatara azenguruka, kandi ayo matara azajya yaka mu ibara ry'imyenda y'ikipe yatsinze. Nimba muzi convention center ukuntu yaka, ni ukuvuga ngo na stade amahoro ni uko izaba yaka, ariko ikaka mu ibara ry'ikipe yatsinze. Mu gihe nta kipe izaba yakinnye, ninjoro izajya yaka mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda. Stade amahoro izaba irimo internet yihuta cyane ku buryo umuntu wese azajya abasha kuyaccessinga ikamugeraho ku buryo bwihuse cyane kandi ku buryo ashaka. Stade amahoro izaba irimo kamera karundura zizajya zikurura amashusho aho umufana wese azaba ari hose, ku buryo umutekano uzajya uba ari wose muri stade amahoro. Izaba ufite uburyo bwo gukura amazi muri stade igihe haguye imvura nyinshi. Murabizi iyo imvura yaguye tapi ijyamo amazi, izaba ifite uburyo bwiza, ari system izajya iyakura mu kibuga. Izaba irimo podium cyangwa stage ihambaye izajya iberaho ibirori. Stade amahoro rero ni igikorwa remezo kizafasha abanyarwanda kwishima, cyane abakunda imikino, kuko ni stade y'icyerekezo. Ikaba iri kubakwa na company yubatse convention center, ikaba ari iy'Abaturukiya. Iyi stade rero ikaba iteganywa ko izuzura 2024 igasusurutsa abanyarwanda. Mwakoze kudukurikira, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel.